abantu barambujije barambwiye bati wisaba barambwiye ngo wigira gute ariko ntabwo bizakunda ntabwo nareka ngo umudamu wanjye apfe icyakabaye kimurengera nzi yuko bishoboka ko byaca no mu nzira zo kubwira abantu ngo nimudufashe nta nzego ntatakambiye cyo koza keretse inzego za leta nta rwego rwa leta rw'igihugu ruragira icyo rumfasha cyangwa ngo rumbwira wenda bitewe nuko ibintu biba bimeze nta muntu nirirwa nsabiriza abaturage ndasaba nirirwa nshima abarundi nirirwa mvuga ko bangiriye neza ariko nta muntu ndabona uko makomeye mu gihugu wenda ngo anambwire ngo pole no kuri telefone natanze nimero umwaka urarangiye ariko nanjye ndi umwene gihugu abantu bakwiye kuntekereza mfite ibibazo ngwaje umuntu urembye umuntu atabonye ubwo buvuzi yapfa kandi nagakwiye gupfa ntaravuze gutakambira abantu nimba hari umuntu basukomeye wo muri leta muzi muzamumbwirire wenda bagire ubundi buryo wenda baduha ubuvuzi wenda banyoroherezemo n'ukwezi koko amezi 10 ararangiye kandi uyu muntu nintamutabariza azampfana ubwo ko nzaba mbafata gute banje kubasuhuza mwe mudukurikiye muri impande zitandukanye z'igihugu ikaze kuri channel yacu ya YouTube namarira nagahinda kuri Theo bose babireba akaba akomerewe cyane numwe mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana bakunzwe hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo akaba yaramenyekanye mu ndirimbo ze zitandukanye urugero nka bose babireba ariyo ndirimbo yakoze bwa mbere ndetse aranayitirirwa yakoze n'izindi zitandukanye nk'iyitwa ngo hari umunsi uzacana wake ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye uyu mugabo nyuma yo gukurira mu kigeragezo kigoye akaba ari mu kindi kigeragezo gikomeye aho umugore we arwaye impyiko bikaba bimusaba amafaranga arenga 1.5 miliyoni buri kwezi yo kugira ngo avuzwe arebe ko yamera neza nubwo bitamubuza kubabara Theo bose babiri bavuga ko umugore we yafashwe n'uburwayi ukuva Ugushyingo 2024 ndetse no kugeza uyu munsi akaba akirwaye Theo bose babiri bavuga ko habonetse umuntu umuhereza impyiko ariko kwa muganga ntago bari bahereza umunsi wo kumushyiramo iyo mpyiko gusa uwemeye gutanga iyo mpyiko ari kwa muganga arimo arakorerwa exami mu bitaro bya Faisal Theo bose babiri avuga ko atangiye kurgorwa no kuvuza umugore kuko amafaranga amaze kumushiraho ndetse akaba ari no madene menshi ku buryo bukomeye ndetse n'abana ku ishuri bakaba barimo baramuhamagara bakeneye amafaranga y'ishuri bikaba birimo biramugora ku buryo bugoye Theo bose babiri bavuga ko aho bigeze birimo kumugora ndetse ananiwe kandi akomerewe kwita ku mugore urwaye ndetse n'abana bari ku ishuri akaba arimo kwaka ubufasha hari benshi bamwe b'abapasiteri babanye avuga ko ntacyo bigeze bamufasha kandi barakoranye umurimo w'Imana yararirimbye mu nsengero abapasiteri bagaturisha ariko ntacyo barimo kumufasha Theo bose babiri bavuga ko hari benshi bamufashije ndetse atarazi ko bamufasha ndetse batanakoranye n'umurimo w'Imana ariko abo yari yizeye nk'abapasitoro bakoranye umurimo w'Imana benshi batandukanye avuga ko nta kintu bigeze bamufasha Theo bose babiri aguma avuga ko basatakambye wewe urimo urareba ino video bimugira icyo mufasha kandi aguma avuga ko niba ari umuyobozi waba ubyumva habo muri Minisiteri y'Ubuzima bagira icyo bamufasha Theo bose babireba umwe mu bahanzi bakoze ibintu bikomeye cyane mu muziki wo kuramya ndetse no guhimbaza Imana yakunzwe cyane hano mu Rwanda ariko kwinshuro ari mu gahinda ndetse ari mu marira Theo bose babireba avuga ko kubera ikibazo cy'uburwayi bw'umugore we bimutse bakava i Kigali bakajya i Rwamagana akaba ari naho umugore warwariye avuga ko bakoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo yite ku mugore we arebe ko basi yamera neza kuko yishyura amafaranga yo kumujyana kwa muganga amaraso bakamuyungururira
buri gatatu mu cyumweru umugore ajya kwa muganga kwivuza, ariko ntago bikuraho ububabare kandi ntago ari gukira, kandi Theo Bosebabireba bari gushirirwa. Arimo arasaba buri umwe basi agira icyo amufasha atarajya ku muhanda cyangwa ngo asebe cyangwa yangare. Theo Bosebabireba avuga ko kandi hari abamubwira ati Theo ati bivuga ati wikishyira ku karubanda, aturi kwisebya kandi uri umuntu uzwi cyane. Theo we avuga ko abo bamubuza se kubivuga cyangwa kwishyira hanze ko ntacyo barimo baramufasha. Ese akavuga ati bagize icyo bamufasha basi akareka kwishyira ku karubanda. Theo Bosebabireba bavuga ko ari nayo mpamvu atakiri kugaragara cyane mu muziki, kuko amaze iminsi ari mu bibazo. Abantu bamubazaga ngo indirimbo zireka atari gukora, yababwiye ko impamvu atari gukora ari uko ari mu bibazo kandi akomerewe. Niba uri umugiraneza gira icyo ufasha Theo, ndagushimiye twabanye kuri channel yacu ya YouTube, ndagusaba gukanda subscribe.